nagorwa ubu koko hano icyaka kigiye kuhanyicira kandi managuza inzoga pembore nako kwiranguza. Joriji arambona kunywera inzoga ntamuhaye uburenganzira, ibyo bintu sinzabyemera mu rugo rwanjye. Joriji we Joriji we Karame boss. Jori, ninde wanywereye ku nzoga ubu ngubu? Joriji, si wowe mbaza mushenze? Kuki ngo uhamagara nakubaza nunsubize wa gicucuwe dore ngo kirareba? Nukuri boss, uri hano mu gikoni nta kindi kintu ushobora kumva, wumva izina ryawe gusa pe. Ntabwo nigeze numva ibindi bintu wambwiye. Nimba ugira ngo ndakubeshya, nawe injiramo hano mfunge nindagiza ngo uhamagare wumve. Nta kindi kintu wakumva uretse izina ryawe ryonyine pe. Reka ibyo nukumbeshya, ibyo se birashoboka? Kanze ninjiremo. Ninsanga uri kumbeshya, mbere yuko nanakwirukana ndagucapa inki. Urabona uburyo uba ushaka kumbeshya sha, reka nze mbyiyumvire. Boss we. Yego ndakumva shaka do. Niko boss, ninde winjira mu cyumba cy'umuyaya iyo madamu yagiye ku kazi? Boss uri kunyumva se wowe mbaza? Ninde warongoye umuyaya madamu adahari? Ya uzi ko Joriji avuga ukuri sha. Hano wumva izina ryawe gusa pe, ndumiwe. Ariko ko mumbonye mukikanga, mwari muzi ko ibyo mwavugaga ntabyumvaga? Musubiremo neza ibyo mwavugaga. Mabuja, nukuri rwose nta kindi kintu twavugaga pe. Twavugaga uburyo igikoni cyanyu utamenya kuntu gikoze, ntago gisanzwe. Iyo umuntu arimo yumva izina rye gusa, nta bindi bintu wamubwiramo ngo abyumve. Rwose nimba wumva ko tunakubeshya, ntawe injiramo wiyumvire pe. Reka nanjye ninjiremo numve, nsanze mumbeshya mwambona. Mabuja, ninde waguteye iyo nda hagati yanjye na boss? Mabuja, so ndi kubaza ari hagati yanjye na boss, ninde waguteye iyo nda? Uzi ko mu gikoni usibye no gushyuha cyane umuntu yumva izina rye gusa koko? Mbega